ariko mana koko ibi bintu koko ni ukuri ngo ni nkwizera ngo nanjye nshobora gukora nk'ibyo wakoze gusa nabasha kuzura umuntu nte akabaho gusa nabasha gukiza umuntu indwara igakira mbaye ntaramenya n'Imana mbaye ntarabona n'Imana amaso ku maso gusa koko ubusuku nshanga koko shalom mbabarira wumve noneho kino kibazo ese Imana wizeye urayizi cyangwa urashaka wongere ubone ibindi bimenyetso ese warayizeye neza mu by'ukuri ese mu by'ukuri uramutse uyizeye neza bwo ushobora kubasha gukora nk'ibyo umwana wayo yakoze ndakuraritse amazina ni yayandi ni Francis ZAHABU ni mu kiganiro gica hano kuri Francis ZAHABU TV ndakwakiriye rero ndagira ngo nongere nkubwire ngo nubwo wowe waba utabyumva nubwo wowe waba utabireba n'amaso y'umubiri ndetse ngo ubyumve n'amatwi yawe y'umubiri jya ku rundi ruhande gato egera ku kindi cyiciro cy'abana b'Imana bamwe bagabanye kwizera kuzuye nibyo ugiye gusingira nibyo ugiye kubona amen okay bene data rero ndagira ngo ntabatindiye duhite dusoma iki gice cya 14 aho tugiye rero gukomeza tugabana tumenya neza inzira dukwiye gucamo n'uburyo dukwiye kuyicamo nababwiye ngo turibanda ku murongo wawo wa 6 wa 12 no wa 13 ariko nawe indi mirongo yose ni ngombwa ko tuyisoma ukayumva ni ngombwa ko iyishyigikira ariko ndagira ngo uyu mugoroba tumenye Imana neza tuyimenye tudatego nawe ibe Imana yawe Imana duhana umugisha twatangiye ngo nimuhagarike umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ni inzira ukuri n'ubugingo umurongo waho wa mbere uravuga uti nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo kwa data hari amazu menshi iyaba adahari mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo kandi aho njya inzira murayizi Toma aramubwira ati databuja ntituza aho ujya inzira twayibwirwa n'iki Yesu aramubwira ati ninjye nzira ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data namujyanye na data uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye Filipo aramubwira ati databuja twereke data na wa twese biraba bihagije Yesu aramusubiza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo cyari ikibazo umbonye ababonye data niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri njye amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye ahubwo data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba ari muri njye ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga
munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta, kuko njya kwa Data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Shalom shalom. Ngira ngo murabyumvishe. Hano dukunda kwibaza, Imana twizeye, ese twayizeye dute? Tutarayibonye n'amaso, ariko ijambo rirabitweretse neza. Imana yaduhaye umwana wayo, twabonye imirimo ye, twumvishe ijambo rye. Ni ijambo twizeye. Nkunda kuvuga ngo Yesu aba Yesu kubera ijambo yaciye bugufi, akambara akamero k'umwana w'umuntu, ariko agashyiramo ijambo rye, ubundi agakora ibyari byaramuzanye gukora hano ku isi, kugira ngo turebe imirimo, kugira ngo twumve ijambo rye, niturangiza biduhindukire ubuzima. Niyo mpamvu Toma yamubajije ngo twereke Data, ngo biraba bihagije. Arangije aramubwira ati, akose Toma, bite warambonye? Ubu kuko nturabona Imana? Niba utananyizeye ku byo ngiye nkubwira, izezwe n'ibyo nkora. Abapfuye barazuka, ibirema abari baremaye barahaguruka, impumyi zirareba. Urashaka kumenya ukuri, uri kwibaza umunsi ku munsi ukuntu ushobora kubona ino Mana koko wizeye, ukayibona ikaguhindukira ubuzima. Yesu Kristo yarabisobanuye neza, abibwira abigishwa be. Arangije aravuga ati, ni njyewe inzira, ukuri n'ubugingo. Nawe ujya kwa Data ntamujyana. Rimwe na rimwe ukaba wakibaza uburyo ki nawe Yesu Kristo rero ushobora kuzamubona. Cyane cyane aravuze ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Rimwe na rimwe iyo nshaka kuvuga ngo Imana inyiyereke, Imana nyumve, njyewe ngambirira muri njyewe ko ukuri twemeye, ariko kugomba kunyobora. Umuntu wese yambwiye ukuri, nicyo cyatumye numva njyewe mbashije gusingira Imana cyane. Hahandi nubwo yabura umwana w'igitambambuga akambwira ukuri, ndavuga nti ukuri kuntsinda mu mutima wanjye. Niko rero tuzabona Imana, niko tuba tubonye Yesu Kristo, nibwo tuba tugiye muri iyo nzira itujyana mu bugingo bw'iteka. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Rero ndagira ngo tumenye Imana. Yesu Kristo yaduhaye urufunguzo rworoshye ko tuzamubona nituyoborwa n'ukuri, kandi uko kuri kuzahita kutwinjiza neza mu nzira y'abagabana ubugingo. Shalom shalom. Rero wongere wumve ngo iyo wateye muri icyo kirenge, ikindi biba bihagije. Ngo iyo mwizeye ngo biba bihagije, ukora n'ibirenze n'ibyo yakoze. Kandi koko birakwiye kuguhishurirwa uko gukora kwa Yesu Kristo, uko kuri kwa Yesu Kristo. Nta kundi, ukuri kwakubatuye, ukuri kwakwigishije, ukuri kwagukijije, ukuri kwadukuyeho ibyaha, tukajya tubireba tugasanga ibyaha ntitukibirimo. Abantu bakadutangira ubuhamya, abantu bakatureba bati koko wa muntu yarahindutse. Imana nishimwe. Nawe rero niko avuga ngo turazuka, twari abari barapfuye, nawe ukuri kwakuzuka kukagushyira mu nzira nziza y'ubugingo. Ngo kandi ibi byose aduha urufunguzo rukomeye, ngo tuzabibona, ngo nitubasha kubisaba mu izina rye, mu izina rye. Ngo Data wa twese uri mu ijuru ngo azabikora, ngo kubwo kwiyubahisha mu mwana we. Imana iduhana umugisha. Ndakwibutsa ngo ibyo dusomye tubisomye muri Yohana igice cya 14 kuva ku murongo waho wa mbere tukageza ku murongo waho wa 14. Ukunde gusoma ijambo ry'Imana, niyo nsanganyamatsiko. Ukunde gusoma ijambo ry'Imana kandi ntabwo uzasigara uko wari uri. Birakora. Ntagiri
ari ikinyamakuru, ni ijambo ry'Imana, ni ijambo riduhindura, tukabona ibyari imisozi nyine kubwo kwizera yarimutse, yaragenda nk'ikiri turi imbere. Imana rero dahano umugisha. Hari icyo navuze? Mubyeyi mwiza, urabyizeye neza? Umva mubwira, wari uzi yuko umucunguzi wacu abizi neza ko iri jambo iyo uryumvishe yakwizeye mbere, azi ko ubashije nubwo wowe uzi ko utabashije, azi yuko numara kubyumva neza uzatera ikirenge, azi yuko niba nawe hari ahantu wari ugiye ku ruhande, ariyo mpamvu yakugenera rino jambo ngo wongere usubire mu murongo. Ndabivuze neza? Shalom shalom, tugumane kandi wibuke usangize buri muntu wese utekereza ko ino jambo ryagera uwo rigira icyo rimarira. Imana iduhana umugisha. Ni hano kuri Francis Zahabu TV, ukuri na Francis.